Ese koko birarangiye hagati ya Rayon Sport na Skol? Nyuma y'imyaka irenga 12 bafatanya, koko bemeye kurekurana? Amakuru agezweho uyu munsi aravuga ko ibiganiro bigeze kure, aho Skol ishobora guhindura umuvuno ikava ku gufasha Rayon Sport gusa, igahita yerekeza imbaraga zayo muri Rwanda Premier League yose. Ni inkuru ishobora guhindura byinshi mu mupira w'u Rwanda, ariko se Rayon Sport izabigenza gute mwabantu mwe? Izambara umwambaro udafite Skol se? Ikibuga cyo mu Nzove se kizakomeza gukoreshwa cyangwa byose bizahinduka? Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeye biri mu mitima y'abafana ba Gikundiro. Ni mu gihe iyi kipe ishobora kuba igiye guhura n'igihe gishya cyuzuyemo ibibazo n'amahirwe mashya. Wowe reba iyi video umenye ukuri kose, ibisobanuro byimbitse, ingaruka z'iyi mpinduka zishobora gusiga amateka mu mupira w'u Rwanda. Rayon Sport 10. Ariko mbere ya byose kanda subscribe, like, share kugira ngo udacikwa n'iyi nkuru iryoshye cyane kuyumva, ariko ibabaje cyane ku bakunzi n'abafana ba Gikundiro. Ubundi ubufatanye hagati ya Rayon Sport na Skol bwatangiye mu mwaka wa 2014, bwari buyobowe na Theogene Namaka, kaba bwarabaye inkingi ya mwamba y'iterambere ry'iyi kipe. Bivuga ko Skol yatanze inkunga yarenga miliyoni 300 ku mwaka, aba ariyo yatangaga. Hari n'inkunga y'ibikorwa remezo nka Nzove Training Complex yafashije amakipe y'abagore y'abato. Ibi byose ni ibikorwa bya Skol. Ariko kandi niba koko iri bufatanye cyangwa se ubufatanye ugeze ku musozo, byaba ari impinduka zikomeye cyane kuri Rayon Sport. Inkuru ibabaje cyane umukunzi cyangwa umufana wa Rayon Sport atakwifuza kumva. Amakuru agaragaza ko Skol iri hafi kuba umuterankunga wa 95% muri Rwanda Premier League guhera uyu mwaka utaha. Icyo bivuze nuko izava ku gufasha ikipe imwe gusa, ikagishyira imbaraga ku rwego rw'igihugu cyose cyangwa se ligue yose. Ibi ni strategy ikomeye mu kwagura brand yayo mu mupira wose w'u Rwanda. None se Rayon Sport ihagaze cyangwa ihagaze ite? Iki ni ikibazo gikomeye abafana bakomeza kwibaza. Umwambaro udafite Skol? Ibi ni ibintu byaherukaga mu kugaragara mu mwaka wa 2013-2014. Kuva icyo gihe Skol yabaye igice cy'ikirango cya Rayon Sport. Nzove iyo bizagenda bite? Rayon Sport ishobora kuguma ihakoresha niba hari n'amasezerano mashya, cyangwa ikaba ishaka ahandi bazajya bitoreza maze bakareka gukoresha ikibuga cyo mu Nzove. None se imari zasimbura Skol? Ubundi ikipe izasabwa gushaka abaterankunga bashya yongera kuri Skol, cyangwa kongera ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga, ticketing and merchandising. None se ni iki bisobanuye ku mupira w'u Rwanda? Niba Skol yinjiye muri ligue shampiyona y'u Rwanda, ishobora kongera amafaranga, kuzamura urwego rw'imikino, gukurura abaterankunga benshi. Ariko ku rundi ruhande Rayon Sport ishobora no guhura n'ihungabana rikomeye mu gihe gito. Conclusion nuko ibi ngibi atari ugutandukana gusa, ahubwo ari impinduka ya strategy nini mu mupira w'u Rwanda. Rayon Sport rero ishobora guhura n'ikibazo mu ntangiriro, ariko kandi ligue yose ishobora kunguka. Bishatse kuvuga ko ari igihombo cya Rayon Sport murera, kikaba inyungu za buri kipe yose iri muri shampiyona. Hahandi APRFC zaba yabaye ya mbere ikishimira inyungu yatanzwe na Skol, hanyuma
na ikipe ya Rutsiro yabaye iya nyuma nayo ikishimira inyungu yavuye muri Skol. Ahangaha mvuze ntabwo mvuze ko APR ari izatwara igikombe cyangwa ko Rutsiro ari izamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ni urugero rw'amakipe natangaga. Aha rero niho tugiye kureba uburyohe bw'umupira w'u Rwanda ufite umuterankunga mukuru. Ubundi wowe ukeka yuko ibintu bizarushaho kugenda neza cyangwa Rayon Sport izarushaho kumanuka? Rayon Sport ifite Skol, Rayon Sport idafite Skol, namye numva ibibazo bitajya bikemuka muri Rayon Sport. Ese noneho byaba bigiye kugiwa Ndabaga cyangwa yabigiye kubona umuterankunga, kuko wenda Skol yagiye yarafunze imbago zimwe na zimwe. Reka tubitega amaso. Gendirafa